Shalom, 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 ndi Prophet Mukristo Richard ugarutse muri message y'ukwezi. Uwiteka bampera umugisha kandi Uwiteka bagirire neza. Yesu ni umwami, Yesu ni muzima, aracyategeka, aracyaganje, aracyari nimero ya mbere kuri buri kimwe. Reka tumuhe icyubahiro aho duherereye hose. Uku kwezi kwa gatandatu gushize Imana yari yavuganye nanjye yuko hagiye kubaho ibihuhusi, hagiye kubaho intambara zidasanzwe. Imana imbwira ko ngomba gusenga. Ndashimira Imana ko mu gusenga Uwiteka yakoze ibikomeye, yiheje icyubahiro. Ni ukuri dushimye Imana ko tugeze muri kuno kwezi kwa karindwi. Mpamvu rero mfashe mikoro nkaba nje gutangariza isi yose ko ari ukwezi ko gutabarwa n'Imana, ni ukwezi kw'igitangaza, ni ukwezi ko Imana igiye kugukoreramo ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe utigeze ubona, kubera yuko ariyo kwizerwa kandi niyo kwiringirwa. Aya mezi uko ari atatu, kwezi kwa karindwi, k'umunani no kw'icyenda, aba ari amezi y'ubutabazi bw'abantu b'Imana. Ntago munyumvisha, abantu b'Imana banyumva, abantu b'Imana bari ku isi yose, Amerika, Canada, Uganda, Kenya, ubwo ndimo ndagenda mvangavanga hose, Australia, Qatar, bino bihugu byaba, umuntu wese urimo urumva ururimi ndimo ndavuga, n'ubwo bari buze kuza kubisobanurira. Mezi atatu ni amezi y'abantu b'Imana. Ukwezi kwa karindwi, ukwezi k'umunani n'ukwezi kw'icyenda ni amezi y'abantu b'Imana. Si ukuvuga ko andi mezi aba atari ay'ab'Imana, ahubwo ni ukwezi Imana ihaguruka ikubakamo ibintu bikomeye, igatabaramo ibintu, igatabara ubwoko bwayo. Kandi iyo ubaye maso, pete alapine kerebrene vozobreya, Imana igukorera ikintu kizakwambutsa ayandi mezi. Sinzi umuntu unyumvishe. Ndabizi neza hari amezi aba mabi, ntago amezi yose aba meza naho waba umeze. Gera kuri mu ijuru, hari ukwezi kukubera kubi ukundi kukakubera kwiza, hari ukwezi kukubera kwiza ukundi kukakubera kubi, hari igihe uhuramo n'ibibazo n'intambara ukundi kukaba kwiza. So amezi atatu, akwa karindwi, uk'umunani n'ukw'icyenda, ni ukwezi kw'abantu b'Imana. Imana iri hamwe, biri kumwe n'abantu bayo. Ni ukwezi ihema ry'Imana riba kumwe n'abantu bayo, igendana nabo, ikemura buri tubazo, igira gute. Rero iyo ubaye maso, Uwiteka ikibazo akemuye, abagira ngo nticyongere kugaruka mu yandi mezi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ku kwezi kwa karindwi, Imana igiye gukoramo igitangaza gikomeye ku buzima bwawe. Imana igiye gukoramo igitangaza kidasanzwe ku buzima bwawe, ku buryo kizakwambutsa ayandi mezi, ku buryo kizakwambutsa ibindi bihe bibi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tudatinze, reka twifashishe ijambo ry'Imana aba ari byo dusengeramo. Turasoma muri Yohana twifashishije Bibiliya y'Ikirundi. Yohana igice cyaho cy'umunani, umurongo wa 50. Haravuze ngo jewe sinironderera icyubahiro, hari ukindonderera, kandi niwe kamara majambo. Niwe kamara majambo. My God, my God. Uwiteka akuntumyeho. Hari amagambo agiye kurangira yavuzwe igihe kinini, yarakivugwa kandi yaragikomeje no kuvugwa. Uwiteka agiye kuba kamara amajambo. Buri gihe cyose, habe muri sosiyete, habe mu bantu, habe muri kampuni, habe mu buzima busanzwe, ikimara amajambo ntabwo ari amajambo. Ikimara amajambo kikayamara neza ni ibikorwa. Burya hari amagambo ashobora guceceka, hari ikintu gishobora, mbega umuntu ashobora kuba arimo aravuga, undi akaza akamucecekesha, ariko yamucecekesha, mu mutima we agasigara akivuga. Umfungishije umunwa yego, ariko umutima uracyarimo uravuga. Sosiyete nyinshi, Rwanda nyamwinshi, bashobora kuvuga amagambo menshi. Umuntu umwe agafata microphone akababwira ngo ceceka, kubw'itegeko rye n'ubushobozi bwe n'ubuhanga bwe n'imbaraga ze, mugaceceka, ariko mu mitima yanyu bagasigara amagambo akomeza akivuga. Ariko iyo habayeho igikorwa, my God, my God, iyo hari igikorwa kibaye gicecekesha imirundi ibiri, icya mbere amagambo y'akanwa araceceka, ndetse n'umutima, n'ay'umutima n'amagambo y'inana atagaragara nayo agaceceka. Hari ikintu Imana igiye gukora ku buryo abantu bagiye kugitekerezaho. Ubaye iciro ry'imigani mu bantu,
abantu bakuvuza amagambo menshi n'ayatari kuvugwa, uravuzwe ubaye igitaramo, ariko Uwiteka muri kuno kwezi kwa karindwi, rambura ibiganza aho uri, wakira igitangaza kigiye gucecekesha abantu, kigiye gucecekesha abadayimoni. Isi y'umwuka iravuze, abarozi baravuze, abadayimoni bakuvuzeho, ariko hari ikintu Imana ikoze kigiye gucecekesha amajambo. Ariko ndumva hari marayika urimo uratembera hafi yawe, hari marayika urimo uragendagenda hafi yawe, arimo aracecekesha amajambo. Nyandikira muri comment uvuge ngo nanjye ibyari bimaze igihe birimo birivuga biceceke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Jambo ry'Imana riravuga ngo nzivugira mu izina, nzivuga mu izina. Imana igiye kwivuga mu izina, Imana igiye kwikubita ku gituza nyuma y'abari barakikubiseho bazi ko bagufiteho ijambo. Nukuri kose Imana igiye gucecekesha amajambo, igiye gucecekesha ijambo ku buzima bwawe. Hari urugero ugiye kurenga, hari ubuzima ugiye kubamo, hari ahantu ugiye kuba, hari izina ugiye kwitwa, hari intebe ugiye kwicaramo, hari ugiye kuba we batazabasha kongera kuvuga, bagiye guceceka. Mu Kirundi bajya babivuga ngo kanyemo, Imana imbabarire wenda sinzi mbivuze nayo kubera kutamenya Kirundi. Ceceka. Mu Cyongereza baravuga ngo shut up. Mu Gifaransa niba riteze sinzi ukuntu nkuko nguko. Mu Kigande bakavuga ngo sirika, wari wo kusirika Mukama arese murinya ya Mukama wafe Yesu. Hari uguceceka, ariko bitari ugupfa guceceka. Hagiye kubaho ziba, hagiye kuba reka nze nguhe nk'urugero. Wari bwabe uri nk'ahantu ibyuma birimo biravuga, umuziki urimo uravuga muri sare nini, hakoraniye abantu benshi, ukajya kumva umuriro uragiye, ukuntu bita biceceka ngo ba, bikaba biragiye biracecetse. Uwiteka nyiri cyubahiro hari igikorwa agiye gukora kigiye gucecekesha abantu bamaze igihe bakuvuga, bamaze igihe bakugendaho. Reka nkubwire iki kintu nshuti yanjye. Wari uzi yuko umuntu ukuvuga bagutinya? Wari uzi yuko umuntu ukuvuga aba agufitiye ubwoba? Wari uzi yuko umuntu ukuvuga haba hari ikintu kibi yagukorera ariko yarananiwe kukigeraho, deni mu nyuma akavuga? Ni ukuvuga ko niba Imana yaramunanije kuba hari ikintu kibi yagukorera, hanyuma igihe no gukora igitangaza gituma n'amagambo yavugaga aceceka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akira ubutabazi bw'Imana. Imana yambwiye ko ngomba gusengera abantu baruhijwe n'imirimo, baruhijwe n'imirimo, bafite bashaka akazi ko gukora. Imana yambwiye ngo mezi bagiye kubonamo akazi, bagiye kubonamo ubutabazi bw'Imana. Imana yavuganye nanjye yuko ngomba guhanurira abantu bafite ibintu bimeze nk'ibyangombwa bigoranye, sinzi niba ari nk'amaviza, amadokima, ibintu nk'ibyo. Imana yambwiye ko ngomba kubasengera, marayika w'Imana agakuraho umurozi wabifashe mu izina rye. Uri mu bitero bidasanzwe, uri mu matake agiye atandukanye, ariko Uwiteka Imana yavuganye nanjye yuko byose bigiye kurangira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umwuka w'uburwayi tugiye kuwurwanya. Imana yambwiye ko nibuhanurire amagufwa yumye kugira ngo yongere agire ubuzima in the name of Jesus Christ. Hari umuntu unkurikiranye, ntabwo nzi igihugu arimo, ariko afite ikibazo gikomeye, arimo arumva yarwaye pressure, arimo arumva yanakwiyahura, uretse ko atinya kwiyahura kuko ari icyaha. Wowe unkurikiranye, Uwiteka arambwiye ko agutabaye muri kuno kwezi kwa karindwi, ndetse biraza kuza kubaho bibaye nkaho bitunguranye. Uwiteka ahabwe icyubahiro kandi Uwiteka akirwera. Numvise ijwi rivugana nanjye ngo biremeye. Sinzi umuntu unyumvishije. Hari ikintu wabonaga gisa nkaho kigoye kandi kirimo amafaranga menshi, wabonaga gisa nkaho kitari kwemera. Numvise ijwi ry'Imana rivuga nanjye ngo biremeye muri kuno kwezi kwa karindwi. Wakire igitangaza cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nabonye ukuboko kw'Imana gukubita abanzi bawe, kubigiza inyuma, kuko hari ahantu utarimo uragera. Uwiteka yavuganye nanjye yuko ugiye kuhagera. Hari undi muntu umaze igihe arimo arasenga, ufite icyifuzo cyo mu ibanga,
kikuremereye cyane, ntabwo ushaka kugira umuntu no mukibwira, ndetse kirimo kiranakuriza amarira, kandi shaka ucyemeye, iye baba we kiramutse cyemeye, abantu bose bamenya ko mu ijuru hari Imana, baceceka. Imana yambwiye nkubwire ko cyemeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Uwiteka akore ibikomeye. Uwo mugongo ukubabaza ugiye guceceka, ayo magufwa akumereye nabi ugiye guceceka mu izina rya Yesu. Umuntu ufite umubyeyi urembye uremerewe, reka nkubwire ngo iyi video uyimwoherereze cyangwa se umwizerere. Tugiye gusenga Imana igiye kwigaragaza nk'Imana, igiye kwiyerekana nk'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagushimiye kuko uri Imana ikomeye kandi igira neza. Twakiriye umugisha we muri kuno kwezi kwa kane, twakiriye umwuzuro muri kuno kwezi kw'indwi. Reka buri muntu wese umutabare kandi umurengere. Ikintu cyari cyarabaye karande, ikintu cyari cyarabaye akaraha kajya, reka umurengere nk'Imana, umutabare kuko uri Imana ishobora byose. Ndavunagura imbaraga z'abarozi, ndavunagura imyuka mibi yose mu izina rya Yesu Kristo. Natatanya ikirere cy'umwijima ku buzima bwe, reka abone ukuboko kwa buri gicaniro cyose cyacanywe ku buzima bwe kugira ngo kimunanize, ndakinanije nanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mutabare kandi umurengere. Ibintu byari byaranze byiborotse ndabihambuye muri kuno kwezi kwa kane. Ndahambuye umugisha w'amafaranga, ndahambuye umugisha w'akazi, ndahambuye umugisha w'ingendo, ndahambuye connection. Hura n'uyu muntu mugomba guhura nawe mu izina rya Yesu. Hari umuntu ugiye guhura nawe mbona w'igitangaza, rimosha paketererebo ya hura nawe kuko n'Imana ibikoze. Ndagushimiye kuko uri mwiza, ndagushimiye kuko uri umunyacyubahiro. Izina ryawe rishyirwe hejuru kandi ryubahwe. Ntabwo umeze nk'abantu, uratanga. Ndasengeye uyu mukobwa wanjye, ndasengeye uyu muhungu wanjye, uyu mupapa n'uyu mumama, reka ubarengere kuko uri Imana. Uku kwezi kwa kane gukobera ukwezi k'umugisha, uku kwezi kwa kane gukobera ukwezi kw'igitangaza. Bamenye ko mu ijuru hari Imana. Reka amagambo yavuga ku buzima bwabo acecekeshwe n'ibikorwa mu izina rya Yesu. Uyu mwana uhaye Hana acecekesheje Penina, icyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Seduraka na Meshaki na Abednego umuriro utabatwitse, amagambo yabavugaga haraceceka. Nuko nguko Daniel byagenze, ngo baramugambanira ariko abonye intare itamuriye baraceceka. Hari ibikorwa bikomeye mbona ugiye gukora ku bana bawe. Aya mezi 3 turasengeye Mwami, turasenze ngo ukuboko kwawe gukomeye kubeho, kube ku bana bawe, kube ku bwoko bwawe, kube ku ntumwa zawe aho bari hose. Ndasengera bera, ndasengera buri muntu wese unkurikiranye kugira ngo mugire neza kandi umurengere. Ukuboko kwawe gukomeye kube ku buzima bwe, icyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubyambaje, amen. Imana ikumira umugisha kandi Imana ikugirire neza. Iyi video yohereza inshuti zawe zose, ishyire kuri stati, nyibone kuri stati sha. Imana igumugisha. Nawe niba unankunda, niba unyemera, yongere ingarukeho. Imana igumugisha. Nimero zanjye za telefone zandike na kamenyetso ko guteranya 256 74 74 51 0803. Witeka guhumugisha, witeka kugirire neza. Kwezi kwa karindwi kubera kwezi ko guseka. Ndagukunda cyane. Shalom, shalom, shalom.